Benediction Excel Energy ikipe yegukanye umwanya wa gatandatu mu makipe 16 witabiriye Tour du Rwanda 2019. Nibyo siganwa rya mbere yari ikinye kuva yaba ikipe mpuzamahanga ikitwa Continental Team. Izina rishya ryanahinduye imibereho n'imikorere yayo igamije kuzamura urwego rw'imikinire n'icyerekezo. Iyo kipe yashingiwe i Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba, ikaba ari naho ifite icyicaro. Igiye kumara icyumweru mu mujyi wa Kigali mu mwiherero w'imyitozo ikaze mu rwego rwo kwitegura amasiganwa mpuzamahanga iyo kipe igomba kwitabira mu minsi iri imbere. Ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo, ikipe ya Benediction yashatse hoteli abakinnyi babamo mu gihe cy'icyumweru bagiye kumara bitoreza mu mujyi wa Kigali, ndetse n'imihanda ishamikiye ku mujyi wa Kigali nka Kigali Rwamagana, Kigali Bugesera, Kigali Gicumbi. Banashakirwa restaurant yita ku mirire yabo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza. Sempoma Felix, umuyobozi w'ikipe akaba na nyirayo, avuga ko bahisemo kuzana ikipe i Kigali bitewe n'imiterere yaho ijya gusa n'iyaho bazajya gusiganwa mu minsi iri imbere. Ahantu tugiye gukina amarushanwa turimo kwitegura ni amarushanwa harimo ahantu hatambika cyane, tukaba twahisemo kuza aha ngaha kugira ngo tugire shwa nyinshi ku mihanda, kuko twahise dufata umuhanda wa Bugesera, tugafata umuhanda wa Byumba dushaka kuzamuka, tugafata umuhanda wa Kibungo dushaka wa Rwamagana dushaka gutambika. Urumva ko dufite shwa nyinshi mu buryo bwo kwitoza. Bari kumwe n'umutoza wabo umubiri Simon Couperets, n'abakinnyi barindwi mu myitozo barangajwe imbere na kapiteni wabo Byukusenge Patrick. Bari kumwe kandi na Munyaneza Didier, Uwizeyimana Bonaventure, Nkurunziza Yves, Manizabayo Eric na Nzafashwa nayo Jean Claude. Ariko iyo kipe ntigaragaramo icyamamare Nsengimana Jean Bosco wegukanye Tour du Rwanda 2015 kuko yasabye ikiruhuko nyuma yo kwitabira shampiyona nyafurika yabereye muri Ethiopia aho yari kumwe n'ikipe y'igihugu. Nubwo Nsengimana adahari, ariko hari ukini wabo René Jean Paul, umukinnyi ubundi wakinaga muri Les Amis Sportifs y'Rwamagana wabo, ariko yahisemo kujya muri Benediction nyuma yo kubura ku munota wa nyuma amahirwe kujya gukina muri Afrika y'Epfo mu ikipe yitwa Sampada. Byose byanarangiye, ahubwo nabuze ibyangombwa federasiyo irapushinga biranga. Niyo mpamvu nta mikino n'imwe nigeze kubona mwigeze kumbonamo, nyine ndabura. Sempoma abonye nyine nicaye byanze hariya nabuze ibyangombwa, niko kumamagara nyine nitanza gufatanya na bagenzi banjye muri equipe. Umuyobozi wa Benediction Sempoma Felix wanatoje kenshi ukini wabo René mu ikipe y'igihugu, avuga ko uwo musore azafasha cyane ikipe kubera ubuhanga bwe, ngo akagira n'umwihariko wo ko akiri mutoya. Equipe ya Benediction Excel Energy imiryango yayo irakinguye, ni ukuvuga ngo dushobora kurekrita aho twabona mu kintu haro hose, haba mu Rwanda, haba muri Afrika ndetse n'i Burayi. Impamvu twamuzanye ikomeye cyane ni ukubera ko dukeneye abakinnyi ba under 23, abakinnyi bo munsi y'imyaka 23 benshi, kuko twari dufitemo bake. Dushaka rero kubongera, ndetse imiryango iracyafunguye, dushakamo n'abandi ko nitubona n'undi mukinnyi witwara neza nawe tuzamuzana. Iyo kipe ifite gahunda yo kwitabira amasiganwa menshi ashoboka muri uyu mwaka muri Afrika ndetse no mu Burayi. Izabanza kwitabira Tour du Senegal izaba mu kwezi kwa kane, ndetse n'isiganwa ryitwa Lipopo rizabera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu. Amasiganwa yose ari imbere ngo abakinnyi biteguye kwitabira neza kandi bakigaragaza kuko bameze neza, ndetse n'imibereho yabo ngo yarahindutse nk'uko kapiteni wabo Byukusenge Patrick abivuga. Harimo difference kubera buno dufite salere ku kwezi, ikindi nyine tuba turi hamwe n'umukoci buri gihe. Ndumva nta kibazo rwose. Hano i Kigali iciza cyabaye, twamenyeye nk'iwacu ni mu bukonje, hano ni mu bushuhe, ariko twabonye yuko nta kibazo, ni heza kubera n'iwacu ni mu Rwanda nta kibazo. Nta yindi ntego cenze kuja nko muri Senegal tugatsinda, kuba muri Senegal no bwa kabiri tuzatugiyeho hafi ya twese mu kipe yacu. Imyitozo ni isanzwe bitewe na tere tugiye gukinamo, ko muri Senegal haratambika. Muri minsi turimo turibanda za Bugesera na za Gatuna, ntabwo turi kwibanda ahantu hazamuka cyane. Uretse imyitozo isanzwe yo kwigare bakorera mu muhanda, umutoza w'ikipe avuga ko mu rwego rwo kugira imibereho myiza n'ejo heza hazaza, abakinnyi ba Benediction bahabwa n'andi masomo yabafasha no mu buzima busanzwe. Nitwa Simon Couperets, ndi mu directeur sportif na umutoza ya equipe Benediction Excel Energy ni mu Bubiligi. Dufite ishuri abakinnyi bafite program ya education
yitwa akazi kanoze. Buri munsi dufite amasaha abiri n'umwarimu yitwa Innocent, ni umukinnyi w'amagare ya Team Rwanda. Baraje hano i Kigali, abakinnyi bafite amasaha abiri ya education, bagiye ku ishuri, dufite imyitozo, dufite ishuri, kuvuga ngewe mvuga n'abakinnyi buri munsi imyitozo. Ikipe ya Benediction Excel Energy iri Kigali kugeza ku cyumweru, ubwo izakina isiganwa rizabera mu cyanya cy'Ingandi Masoro, rikazahuza amakipe atandukanye hano mu Rwanda. Nyuma iyo kipe ikazasubira iwayo i Rubavu, aho izakomereza imyitozo yitegura Tour du Senegal.